Inshamake z'igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Ikintu cya mbere gitangaje kuri iki gitabo ni uko iki gitabo nubwo muri Bibiliya yawe ufite y'Ikinyarwanda cyitwa amaganya ya Yeremiya, ariko ubundi mu mwimerere w'iki gitabo ntabwo iki gitabo cyitwa amaganya ya Yeremiya, ahubwo iki gitabo cyitwa amaganya gusa, ugashyiraho akadomo. Gusa bitewe n'uko mu myizere y'Abisiraheli iki gitabo nubwo umwanditsi ativuga muri iki gitabo, ariko bo bari barabitahuye ko cyanditswe n'umugabo witwa Yeremiya. Ubwo nibwo buryo mu Kinyarwanda bahise babyoroshya bacyita amaganya, ariko barenzaho n'uwacyanditse, uko niko cyaje kwitwa amaganya ya Yeremiya, nk'uko ugifite muri Bibiliya yawe y'Ikinyarwanda cyitwa amaganya ya Yeremiya. Hanyuma twakibaza, iki gitabo cyanditswe kubera iki? Iki gitabo kigizwe n'ibiki? Ni ukubera iki iki gitabo cyanditswe? Tubahaye ikaze muri iyi video, aho tugiye kurebera hamwe inshamake z'igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Amaganya. Igitabo cy'amaganya. Ni ukuvuga ngo iki gitabo cy'amaganya ni igitabo kigizwe n'ibice 5 byonyine. Ni igitabo kigizwe n'ibice 5 byonyine. Reka dutangire twibaza, ubundi kubera iki iki gitabo cyanditswe? Kubera iki iki gitabo cy'amaganya cyanditswe? Ese ubundi kuki cyitwa amaganya? Ni ukuvuga ngo iki gitabo ni igitabo cyanditswe nyuma y'uko abahanuzi bari baragiye bahanurira Isiraheli y'uko bitewe n'uburyo bica amategeko y'Imana, nta kintu na kimwe bitayeho, imfubyi zitaka zikabura kivurira, abapfakazi bataka bakabura kivurira, abayobozi ba Isiraheli bayobora mu buryo bishakiye, Abisiraheli baragandukiye ibigirwamana, kugera n'aho batambaga ibitambo by'abana babitambira ibigirwamana. Nyuma y'uko ibyo bintu byose abahanuzi bagiye babigarukaho, ba Yesaya babigarukaho, ba Yeremiya babigarukaho, ariko Abisiraheli bagapfuka amatwi yabo bakanga kumva. Uko niko Imana yari yaravugiye muri abo bahanuzi y'uko nibatagira icyo bahindura, Imana izabacishaho akanyafu, cyangwa se Imana izabaha igihano cy'uko bazaterwa na Babuloni bagatwarwaho nk'abanyagano mu gihugu cya Babuloni. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe iyo ubwami bwaguteraga bukurusha amaboko bwarakunyagaga. Uko niko rero byagenze, Abisiraheli baratewe batwika urusengero rwa Yerusalemu, Abisiraheli baranyagwa. Nyuma y'ako kaga kari kamaze kuba, ni ukuvuga ngo twebwe dutekereje urusengero rwa Isiraheli, akenshi tuhita tubisanisha n'insengero dufite. Kumwe abantu bavuga ngo nsengera kwa kanaka, nsengera kwa kanaka, abantu nyine bagahita bumva ni insengero nk'izindi. Ibyo wenda umuntu akaba yanabisanisha nuko mu gihe wenda cya COVID-19, igihe twagize icyorezo cya COVID, turabizi ko insengero icyo gihe zarafunzwe. Icyo gihe insengero zifunzwe, Abanyarwanda twakomeje kubaho. Abanyarwanda rwose wararyaga ukaryama ukanasenga umeze neza, ugasoma Bibiliya yawe. Icyo gihe rero umuntu ufite iyo myumvire ashobora kumva ko no kuba urusengero rwa Yerusalemu rwarasenywe, Abisiraheli bagatwarwaho nk'abanyagano, ari ikintu gisanzwe. Nyamara ku Bisiraheli ntabwo cyari ikintu gisanzwe, kuko iki gihe ushobora gusenga, icyo gihe ntabwo byakundaga utari gusengera mu rusengero rwa Yerusalemu. Ntabwo byakundaga ko no mu gihe cy'abanyagano basengaga berekeje mu merekezo y'ahantu urusengero rwa Yerusalemu rwari ruri. Uzagenda ubibona nko mu gitabo cya Daniyeli. Ni kugira wumve noneho uburemere gusenyuka k'urusengero rwa Yerusalemu, uburemere byari bifite. Kubona Abisiraheli bayoborwaga n'Imana, kugera n'aho ibintu byari byarajemo chaos, hakaza umwami Dawidi agashyira ibintu ku murongo, akabohoza umujyi wa Yerusalemu, akagarura isanduku y'isezerano, bakavugurura urusengero ku ngoma y'umwami Salomo, bakongera bakubaka urusengero rwa Yerusalemu, Abisiraheli bakongera kwizihirwa bagatamba ibitambo. Mbese bazaga mu rusengero ariho bagiye kubonanira n'Imana.
uvuye mu rusengero ubwo ntabwo yabaga akiri muri presence y'Imana. Presence y'Imana cyangwa se ukubaho kw'Imana kwabaga mu rusengero rwa Yerusalemu, nk'ikimenyetso cy'uko batari bonyine, nk'ikimenyetso cy'uko bakunzwe, nk'ikimenyetso cy'uko bafite Imana y'inyembaraga mu ruhande rwabo. Ibyo ngibyo byari n'ikimenyetso cyabagaragazaga Abisiraheli nk'ubwoko budasanzwe ndetse nk'ubwoko butavogerwa, n'amahanga yose yari abakikije ibyo bintu yari abizi. Noneho wibaze byaje kugenda bite, cyangwa se Abisiraheli babifashe gute, cyangwa se bakomerekejwe bingana gute kubona rwa rusengero bafataga nk'ingabo ibakingira, bafataga nk'ibyiringiro, bafataga nk'isoko yo kubaho, bafataga nk'Imana ubwayo, kubona urwo rusengero rusenywa rugashyirwa hasi, kubona Abisiraheli ababyeyi babo banyagwa bakatwarwa, abana bagasigara ari imfubyi. Mbese wibaze ako kaga Abisiraheli bari bahuye nako. Ni kugira ufata akanya, iki gitabo ntukagisome wiruka, ahubwo ujye ugerageza ucyumve, wishyire mu mwanya wabo, wumve uburyo abo bantu bari bameze. Urebe nk'umwana ufite umuryango, ufite ahantu abarizwa, ababyeyi ari bo bamugenera buri kimwe, kubona uwo mwana abura umuntu uwo ari we wese, akabura inshuti, akabura umuvandimwe, akabura umubyeyi, umwana agasigara ari nyakamwe. Niba ibyo bintu ushobora kumva uburyo byari bimeze, ndi kugira noneho wumva uburyo ku Bisiraheli gusenyerwa urusengero rwa Yerusalemu bagatwarwaho nk'abanyagano mu kindi gihugu, wumve uburemere ibyo bintu byari bifite. Ibyo nibyo bafasha ako gahinda kose n'umubabaro wose babikubira muri iki gitabo cyiswe Amaganya ya Yeremiya. Mu by'ukuri iyo ugisomye neza ubona ko nubwo cyiswe Amaganya ya Yeremiya, ariko ubundi ni amaganya y'ubwoko bwa Isiraheli. Ibyo nibyo bikubiye muri iki gitabo cyiswe Amaganya ya Yeremiya. Nyemera noneho tugende tukinjiramo mu ncamake, turebe akantu ku kandi, ubundi Abisiraheli barizwaga n'iki? Aba Bisiraheli ni iki cyabateye agahinda? Byagenze gute kugeraho bandika igitabo kimeze gutya? Nyemerera tugende tureba akantu ku kandi, kuko iki ni igitabo kigufi cyane gifite ibice 5 byonyine. Buri gice kigiye gifite ikintu kibandaho. Urugero, nko kuri iki gice cya mbere tubona ko agahinda ka Isiraheli kagereranywa n'agahinda k'umukobwa w'i Siyoni. Ni ukuvuga ngo kubera yuko ibi ni mu bitabo by'abahanuzi, ni ukuvuga ngo igitabo cy'ubuhanuzi ubundi kiba gifite uburyo cyanditswemo mu buryo bwa gisizi, ku buryo umwanditsi ashobora kuvuga ikintu kimwe ari gusobanura ikindi kintu. Abantu bakoresha ururimi rw'icyongereza nibyo twita metaphor. Urugero, mu kinyarwanda iyo umuntu avuze ngo igiti kigororwa kikiri gito, ese uwo muntu aba agamije kukwigisha ibijyanye n'ibiti n'amashyamba? I don't think so. Ahubwo aba akoresheje imfashanyigisho y'igiti, hari ubundi butumwa ashaka kugira gute kukwereka. Uko niko muri iki gice cya mbere bakoresha agahinda ka Isiraheli bakagereranya nk'umukobwa w'i Siyoni wapfushije umugabo wiwe. Babonye nta buryo basobanura agahinda kabo, nta kindi kintu babigereranya nacyo, bahitamo kubigereranya n'umugore wabuze umugabo we, kugira ngo wumve uburyo iyi metaphor cyangwa se iyi mfashanyigisho y'umukobwa w'i Siyoni wabuze umugabo w'uburyo byari bifite uburemere. Hari inkuru twakoze ya Naomi ndetse na Rusi. Nyuma y'uko Naomi yari amaze guhura n'akaga gakomeye, aho yabuze umugabo we ndetse akabura n'abahungu be 2, akaza gusigarana n'umwizerwa w'umukazana we witwaga Rusi. Ibyo twarabibonye mu gitabo cya Rusi, ku bantu twabanye muri icyo gitabo barabizi. Rero muri kiriya gihe kubona umugore abura umugabo ntago ukwiye kubyumva nko muri iki gihe, kuko muri kiriya gihe umugabo niwe wa providingaga everything.
buri kintu icyo ari cyo cyose cyakenerwaga mu rugo ni umugabo wakizanaga. Rero kubona aba bantu bari gukoresha metaphor y'umukobwa w'i Siyoni wabuze umugabo we, ni kugira wumve uburemere byari bifite. Ni ukuvuga ngo kubura umugabo ni nko kubura every provision, cyangwa se ni nko kubura iby'ibanze ukeneye muri ubu buzima kugira ngo ubeho. Rero muri iki gitabo cy'amaganya ya Yeremiya mu gice cya mbere ugenda ubona ko ni agahinda k'umukobwa w'i Siyoni yari yagize nyuma y'uko yarabuze umugabo we, nk'igishushanyo cy'uburyo Abisiraheli bari bagize agahinda gakomeye kubona babura Imana yabo, kubona urusengero rwa Yerusalemu bahuriragamo n'Imana. Imana yari isoko y'ibintu byose, Imana yari isoko y'intsinzi, yari isoko yo kubaho, yari isoko y'imigisha, yari isoko yo guhirwa n'amahoro, yari isoko ya buri kimwe. Kubona rero urwo rusengero rusenywa rwa Yerusalemu bagatwarwaho nk'abanyagano cyari ikintu cy'agahinda kadasanzwe, cyari ikintu cyashegeshe mu buryo bukomeye ubwoko bwa Isiraheli. Urumva ko rero aya maganya yari amaganya ari seriye cyane kuruta uko twebwe twabitekereza. Iyo bigeze mu gice cya kabiri bafata ako kaga kose kari kababayeho bakakagereranya n'umujinya w'Imana. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe sinzi iyo bavuze umujinya w'Imana ikintu kiza mu mutwe yacu, gusa nshobora gukeka icyo umuntu yatekereza igihe cyose atekereje umujinya w'Imana. Abenshi muri twe iyo dutekereje umujinya w'Imana tuhita tubihuza natwe ubwacu, dufata Imana nyine tukayifata nk'aho Imana ari umuntu, tugatekereza ko uburyo tugira umujinya, uburyo turakara ari nabwo buryo Imana yabirakaramo, ndetse kuko ari Imana ikaba yanarenzaho. Nicyo kituza mu mutwe. Iyo dutekereje umujinya twebwe twumva uburyo twabaye babi, twumva uburyo dushaka kwihorera, twumva uburyo dushaka kubi, ariko ibyo ni kuri wowe, ni ko ubitekereza. Ariko iyo bigeze ku Mana n'Abisiraheli uburyo babitekerezaga, ntabwo batekerezaga umujinya w'Imana gutyo. Ndabisobanura muri ubu buryo. Nusoma iki gice cya kabiri cy'amaganya ya Yeremiya uzabona ko bafata umujinya w'Imana bakawugereranya n'icyitwa justice. Wibuka ko aya maganya yose Abisiraheli bari bari kuyagira nyuma y'uko bari baragiye bagaragaza corruption mu gihugu cyabo. Abashyitsi baje mu gihugu cyabo bagafatiranwa ku buryo bakwaga ibirenze ibyo batanga. Imfubyi mu Bisiraheli nta kivurira bari bagifite, abapfakazi nta ubarengera bari bagifite, ababyeyi bakwaga abana babo bakajya kubatamba, bakabatambira ibigirwamana, kuko ibigirwamana byo mu yandi mahanga byatambirwaga ibitambo bitari iby'inyamaswa ahubwo by'abantu. Ndi kugira noneho wumve iyo corruption yose yari yaraje n'akavuyo kari karaje muri Isiraheli, aho buri wese yihorera, aho buri wese akora ibintu mu buryo bwe, abayobozi batagikorera abaturage ahubwo buri wese yirebaho. Ndi kugira wumve ayo marira y'abo babyeyi, ayo marira y'izo mfubyi, ayo marira y'abarengana, ibyo bintu byose bya injustice. Ese ntihari hakenewe justice? Ndi kugira nawe ubyumve mu bitekerezo byawe bisanzwe. Reba umubyeyi ufite umwana yitwara uko yiboneye, umwana asuzugura abantu uko yiboneye, umwana ahohotera abantu bo muri ako gace uko yiboneye. Ese uwo mubyeyi iyo adahanye umwana ntitubifata nk'aho uwo mubyeyi ari umubyeyi w'intambiraki? Uko niko n'Imana yari ikeneye gucisha akanyafu ku Bisiraheli. Rero ntago babibonaga nk'umujinya ngo ije kwihorera Imana, oya, ahubwo babibonaga nka justice Imana izanye. Ya marira y'abari kurira kubw'akarengane kari muri Isiraheli, Imana gusubiza ako gahinda kabo ikazana ubutabera, nibyo Abisiraheli bitaga umujinya w'Imana. Sinzi niba uri kumva uburyo bo babonaga Imana nk'umubyeyi kuruta uko twe twayibona nk'umuyobozi
nk'umwami uri aho ngaho uri kuvuga ati mukore gutya mukore gutya. Oya, Abisiraheli bari bafitanye ubumwe n'Imana ku buryo umujinya w'Imana bawubonaga nk'akanyafu, umujinya w'Imana bawubonaga nka justice Imana izanye mu isi kugira ngo ikosore ibyo Abisiraheli bari baragiye bangiza. Bibuke ko nanone Abisiraheli bari ubwoko bwatoranyijwe ngo bagaragaze Imana y'ukuri, bayigaragaze no mu yandi mahanga. Ariko wibaza iyo corruption yose yari iri kubaho, ese bari bari kugaragariza iki andi mahanga? Ese ubwo ntibari bari kugaragaza ko Imana ya Isiraheli nayo ibera? Ntibari kugaragaza ko Imana ya Isiraheli nayo itagira ikintu na kimwe yitaho? Ni kugira wumve uburyo iyi justice yari ikenewe, ubu butabera bwari bukenewe. Rero nubwo twebwe twatekereza umujinya mu buryo twe dutekereza, ariko Abisiraheli umujinya w'Imana bawubonaga nka justice Imana yari izanye ku bwoko bwa Isiraheli ndetse n'amahanga abakikije muri rusange. Iyo tugeze mu bice bitatu tubona noneho agahinda k'umugabo. Wibuke ko ibi bintu, iki gitabo uburyo cyanditse, twibuke ko kiri mu bitabo by'ubuhanuzi. Ibitabo by'ubuhanuzi rero byandikwaga mu buryo bwa gisizi, right? Ni ukuvuga ngo mu buryo bwa gisizi, uburyo umuntu yandika hari n'igihe akoresha metaphor, hari ikindi kintu ari kugaragaza. Muri iki giciro cya gatatu tubona hari umugabo uri gutaka cyane, ufite agahinda gakomeye cyane, ari gutaka bitewe n'ibyo yari ari kubona. Ni ukuvuga ngo aka gahinda k'uyu mugabo kagereranywa n'agahinda Abisiraheli bari bafite nyuma y'uko urusengero rwa Yerusalemu rwari rusenyutse, ndetse ababyeyi, abavandimwe, inshuti batwawe nk'abanyagano mu bwami bwa Babuloni. Ni ukuvuga ngo aka gahinda k'uyu mugabo ariko aho gatandukanira n'aka gahinda twatangiranye mu gice cya mbere, umukobwa wa Isiyoni arimo arataka nk'umugore wabuze umugabo we, muri iki gice cya gatatu noneho tubona agahinda k'uyu mugabo ko atari agahinda gusa, ahubwo ari agahinda gafite n'ibyiringiro, agaragaza ko nubwo Imana yabahannye, nubwo Imana yabacijeho akanyafu, ariko kubw'isezerano ryayo, kubw'isezerano yari yarahaye ba sokuruza guhera kuri ba Aburahamu, ba Dawidi n'abandi bose, ko Imana itazabatererana, byanga byakunda ko hari igihe kizagera ikabagirira imbabazi ndetse ikagaruka ku isezerano ryabo yagiranye nabo. Urumva ko muri iki gice cya gatatu uyu mugabo ugaragazwa nk'igishushanyo cy'uburyo Abisiraheli bari gutaka, ariko noneho ntabwo haba harimo gutaka gutyo gusa udafite ibyiringiro, ahubwo haba harimo ibyiringiro by'uko kubw'isezerano Imana yagiranye na ba sokuruza ba Isiraheli, by'uko Imana byanga byakunda izagira uburyo yongera kurestora, yongera kugarura Abisiraheli nk'uko byari byarahoze. Kandi koko mu bantu twabanye mu bitabo bya Ezra na Nehemiya tubona ko igihe kigera bakongera bakagaruka. Iyo bigeze mu gice cya kane tubona noneho igereranya. Iyo bigeze mu gice cya kane, umwanditsi w'amaganya ari we Yeremiya agenda noneho yerekana impamvu z'agahinda k'Abisiraheli, impamvu z'aya maganya nyine nyirizina. Umwanditsi noneho agenda ajya into details, agenda yinjira mu tudetayi, agenda yerekana akantu ku kandi impamvu z'aya maganya y'Abisiraheli. Agenda yerekana uburyo mbere Isiraheli cyari igihugu cy'amata n'ubuki, abana bakina, ariko kuri ubu ba bana bakinaga babaye imfubyi kuko baraje baraterwa, ababyeyi babo batwarwaho nk'abanyagano. Agenda yerekana rero ku gahinda k'izo mfubyi, k'abo bana mbere bari bameze neza ariko ubu bari kurira. Agenda yerekana ndetse uburyo abari abatunzi Isiraheli kimeze neza, kuri ubu noneho abo batunzi bari kwicira isazi ku maso. Akagenda yerekana uburyo abari abayobozi ba Isiraheli bari mu myanya y'ibyubahiro, ari abantu bubashywe, kuri ubu noneho ari abantu ba rubanda rugufi ndetse nabo bakeneye gufashwa. Mbese agenda yerekana uburyo ibintu byari byiza n'uburyo byaje guhinduka bibi
ubwo ubwami bwa Babuloni bwazaga bugatera Isiraheli ndetse bagatwarwaho nk'abanyagano. Mbese agenda yerekana utudetaye akantu ku kandi nk'impamvu z'amaganya y'ubwoko bwa Isiraheli ndetse n'ikiba kibariza kikabashengura kikabashegesha mu mitima yabo. Iyo bigeze mu gice cya 5 noneho tugenda tubona ibimeze nk'amasengesho. Iyo bigeze mu gice cya 5 tugenda tubona ibintu bimeze nk'amasengesho y'agahinda, ibintu bimeze nk'amasengesho yo gutaka kudasanzwe. Noneho ni hahandi sinzi niba wari wabona nk'umuntu ufite agahinda yagiye agerageza kwiyumanganya agenda avuga agahinda ke ariko ashimaho, ariko ukaza kubona noneho wa mubabaro urexplodinze, ukabona wa mubabaro wa muntu noneho araturitse, agahinda ke kabaye kenshi cyane agaturika akaboroga. Ibyo ni byo rero tubona mu gice cya 5 aho Abisiraheli noneho bataka cyane mu masengesho yabo bari gutakira Imana ngo nubwo bakosheje Imana ibababarire, nyamuneka yo kabyara iborohereze. Uri kumva uburyo sinzi twebwe iyo dutekereje gusenyuka k'urusengero tuhita tubigeranye n'insengero dufite uyu munsi, ukabona uburyo nko muri covid insengero zarafunze, urakomeza ubaho, urarya, urasenga, umera neza, ariko kuri bo urusengero ntabwo ari uko byari bimeze. Mu isezerano rya kera urusengero egare kubonana n'Imana, bivuze ngo gutya wowe ugenda ugasenga Imana ikakumva, ntabwo ariko kera byari bimeze. Utari mu rusengero rwa Isiraheli ntabwo ari gusenga Imana ngo bikunde. Ndetse n'Abisiraheli batwarwa nk'abanyagano basengaga berekeje mu merekezo y'urusengero rwa Yerusalemu. Ukagenda ubona ko kuri bo cyari ikintu gikomeye, wari umubabaro w'igikorwaho, kari agahinda gakomeye cyane. Muri iki gice rero cya 5 tugenda tubona amasengesho yabo batakambira Imana ngo yo kabyara ibababarire, ibagirire ibanga, ibagirire imbabazi. Nubwo bacumuye rwose ariko bataka Imana yibuka isezerano yagiranye na ba sokuruza ibashe kongera kubagirira ibanga. Mbese iki gitabo ugenda ubona ko ni igitabo kirimo amaganya, kirimo agahinda, kirimo umubabaro, ariko ntekereza ko hari abantu benshi dushobora kuba twibagirwa impamvu nyirizina iki gitabo cyaba kiri muri Bibiliya. Ese kubera iki iki gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, cyangwa se wowe usomye iki gitabo cy'amaganya ya Yeremiya ni iki ukwiye gukuramo? Ni ukuvuga ngo ikintu ukwiye gukuramo ni umubano Abisiraheli bari bafitanye n'Imana. Ugenda ubona ko kabone nubwo bari bafite akababaro n'agahinda gakomeye, ariko bari bafite imyumvire y'uko n'ubundi ako gahinda kabo gakwiye kumenywa n'Imana yabo. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Bafataga Imana nk'umubyeyi ku buryo n'iyo umubyeyi ahannye umwana we, umwana n'ubundi se niye handi yageze. Umwana se ko n'ubundi kubaho kwe abikesha umubyeyi we, nubwo umubyeyi yamuhana akamuha ibihano nubwo yaba abona ko bikomeye, ariko n'ubundi umwana nta handi yajya. Aba mu nzu y'umubyeyi, arya ibiryo byaturutse ku mubyeyi, yambara imyambaro yaturutse ku mubyeyi. N'ubundi umwana nubwo yahanwa n'umubyeyi we, umwana araza n'undi agatakira umubyeyi. Ibyo ni byo tubona muri iki gitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Abisiraheli bafataga Imana nk'umubyeyi wabo ku buryo no muri ako kaga bari bamaze kubona, n'ubundi bari bafite imyumvire y'uko bakwiye kugaruka ku Mana, n'ubundi agahinda kabo kakamenywa n'Imana ubwayo. Ibyo bikakwereka umubano udasanzwe Abisiraheli bari bafitanye n'Imana. Ngizo incamake z'igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Ubwo twakibaza, ese Imana yari irangizanyije nabo? Ese uku gutaka kwabo kwarumviswe? Ibyo ubona ko mu bantu twabanye mu gitabo cya Ezra ndetse na Nehemiya, tubona ko Imana yaje kureversinga ako gahinda kabo, barongera bagaruka mu gihugu cyabo ndetse ibintu birongera bimera neza. Izo zari incamake z'igitabo cy'amaganya ya Yeremiya.
ubundi tubonane mu yindi video.